nongeye kugusuhuza wahisemo kunkurikira muri iki gitondo. Ni inshuti nziza kandi tubihaye mu by'ukuri agaciro. Hanyuma rero iyi ni ya televiziyo yacu Chantal Uwimana TV, kugira ngo turusheho kungurana ibitekerezo, twige twubake ubuzima bwacu bw'imibereho n'imibanire myiza, hanyuma twige no kwiteza imbere. Nicyo twaziye, nicyo cyatumye nawe uhitamo kubana natwe. Niba utarakora subscribe kugira ngo umunyamuryango wacu, kanda aho kunzogera ukore subscribe, hanyuma mutange ibitekerezo. Abanyarwanda turacyafite urugendo runini rwo gukora kugira ngo dushobore guhanahana ibitekerezo. Ikindi washaringa iki kiganiro wumvise cyagirira umumaro mugenzi wawe, kandi nanjye rwose byaba ari ukunshyigikira. Wakora like, hanyuma wanagisharinga ku bandi bantu kugira ngo turusheho kugenda twaguka tuba umuryango munini. Mfashe uyu mwanya rero kugira ngo nanone nguhe ikaze kandi mbifurize amahoro y'Imana. Nimba hari igihe waramutse wumva imbaraga zagabanutse mu mubiri, mu buzima, ongera ugire imbaraga, ongera ukomere. Hari ibyiringiro ko byagenda neza kurushaho. Uyu munsi rero mfite ikiganiro gifite insanganyamatsiko ivuga ngo kugira umutima ukomeye. Gukomera mu yandi magambo, kugira umutima ukomeye cyangwa se gukomera. Hari ibintu byinshi muri iyi si bishobora kukunyeganyeza, nk'uko nababwiye ko turimo turashaka kugira imbaraga mu buryo bwose. Ibiganiro byabanje mwagiye mubona ko twagiye tuvuga ko kwirinda ibintu biduca intege, tugakurikira ijwi ritubwira ibyiza cyangwa se ritubwira kuba abanyembaraga. Twagiye tuganira ku bintu bitandukanye, twagiye tubona ko mu muntu Imana yaremye hari ibintu yagiye imuremera kandi yumva yifitemo rwose, adakura hirya no hino uretse byonyine kugira ubumenyi. Uyu munsi rero ndavuze ngo kugira imbaraga z'umutima cyangwa kugira umutima ukomeye. Icyo nashaka kuvuga, ndashaka kukubwira ko mu by'ukuri kugira ngo umuntu agire aho ngeze nk'aha mu myaka nk'iyi, nisumbyeho n'abari inyuma yanjye muza, n'abandi bakiri batoya mu by'ukuri nk'urubyiruko, abafite imyaka ikiri hasi, ndagira ngo nkubwire ngo komera, gira umutima ukomeye. Icyo nindi kuvuga ntabwo ari ugukomera byo nibyo kubwira umwana ngo yewe mwana haguruka uri akagabo, wikubise hasi urakomera. Ntabwo ariyo ndimo ndavuga kugenda ushaka amahame cyangwa imyumvire utoza umubiri n'ubuzima umuntu w'imbere akumva agomba kuva ku rwego akajya ku rundi, kuva ku rwego ukajya ku rundi. Hari igihe umuntu aba akirizwa n'ibintu bisa nkaho umuntu yakwita bitoya, ariko hari izindi mbaraga nanone nkubwira. Ndashaka kubwira ko hari izindi mbaraga zo gukomera kurenza uko. Ntabwo nifuza ko abantu bose baba bamwe, ariko kandi hari amarangamutima usanga akomeretswa na buri kantu kose. Amarangamutima ni bimwe mu bice bigize umuntu, cyangwa se navuga ni bimwe mu bigize umuntu, kandi umuntu wese mu by'ukuri afite amarangamutima. Ni iki rero gituma umuntu umwe akomeretswa na buri kantu kose, undi ugasanga hari ibintu agenda arenga? Ni kwa kwitoza gukomera. Nicyo rero nari nkuzaniye. Hari ibintu byinshi, hari indwara ziri hanze aha. Wenda urarwaye, uranyumva uri mu bitaro, wahuye na byinshi, wagize impanuka, amagufa wenda aravunagurika, wenda wagize indwara zitandukanye z'imbere mu mubiri, wenda urwara umutwe wundi twita ngo ntukira, wenda wahuye n'ibigukomeretsa byinshi, wenda hari uza akakubwira amagambo agusesereza buri munsi ukemera kujyanwa n'ayo magambo akubwira. Narije kukubwira ngo burya hari urundi rugero rwo kuba warengaho ukagera ku rundi rugero. Uzi ko ari umuntu ushobora kubwira amagambo mabi, ntagire ikintu bimubwira, undi wamubwira ijambo rimwe akarira, akirirwa atariye, umubabaro ukamurenga. Narije kugushyigikira ngo nkubwire ngo komera. Muri wowe hari igihe washobora kurenga aho ngaho, wowe washobora kubwirwa amagambo ukayafata nkaho nta kintu na kimwe akoze kuri wowe. Ntibibuza umuntu kugaragara kumva ko ababaye, kuba umuntu agutesheje agaciro akakwita ikintu ntibyabura kukubabaza, ariko nanone ntibyakabaye bikubabaza ngo bifate urugero rwo guhora umuntu atsikamiwe. Uhora utsikamiwe n'ayo magambo, va muri uko gutsikamirwa winjire mu butsinzi. Uvuga uti jye ntabwo ndi icyo kintu. Umuntu ashobora kukwita ati wangegera we, ngegera sinzi n'ikinyarwanda
ingegera icyo bisobanura mu by'ukuri wumva ari igitutsi gikomeye, wambwawe, washyanowe, ibintu bibi nk'ibyo ngibyo biva mu kanwa k'abantu kandi akabibwira umuntu, hanyuma nawe ukajya uhora uvuga ati ariko koko burya nanjye ntabwo sinzi uko meze, ntabwo ndi umuntu mu by'ukuri ufite agaciro. Rimwe na rimwe ugasanga abantu barerewe mu miryango ntabwo yabahaye ibyangombwa byose bya bindi byo kuba umuntu akubwira ati turagushyigikiye, ntabwo dufite byinshi ariko turi kumwe nawe, bakajya bavuga bati uyu ni uri parazite, uri uwo kudutwara ibintu, kudukuraho ibintu, ubundi se uzavamo iki, ubundi se uzaba iki? Uribaza umuntu watangiye mu myaka y'ubuto 9, 10, 20 akayigira abwirwa ko ntacyo azavamo, ntacyo ari cyo, utagize umutima ukubwira ngo reka nkomere, reka niyemeze gukomera, uragira ngo ntiwasenyagurika, umutima ugasaduka, umutima ukumva akantu kose. Hari rimwe na rimwe waba warakomerekejwe n'ibyo bintu, umuntu wese yanakwivugira n'ibintu bisa nk'aho ari bito, ugakomereka cyane. Kubera iki? Ntago hari ubuzima bwawe umwanya wo kwiga kubaho nkawe no kwiha standard y'ubuzima bwo ugomba kubaho. Ntago buri muntu wese ari ugomba kuguha mood ugomba kubamo. Ntago muri muntu agomba kubyuka buri gitondo ngo abe ari uvuga ngo kera ndabyibuka Abanyarwanda bajyaga bavuga ngo reka nihute ngo ntahura n'akana k'akantera umwaku umusoso wanjye ugapfa. Nta muntu n'umwe ufite ubushobozi bwo kuba yakwicira mood y'umunsi cyangwa yakwicira imibereho y'umunsi. Fata inzira, fata umuhanda, uvuge ngo ngewe uyu munsi ngomba gutsinda, ngiye gucuruza, ngomba kugerera yama iki gihe. Twese twagiye duca mu bihe, nanjye ubwanjye mfite ingero nyinshi z'ibihe nagiye ncamo, abantu bakanyicira imibereho numvaga ngomba kubaho. Umuntu akakubwira ngo ngewe nyamara ngewe ngize gutya wowe ntiwagira gutya, ariko muzi ko nta muntu n'umwe uriho kuko ndariho. Dufite icyo tumariranye, ariko kandi ntago ariko buri munsi uyu muntu adakoze ibi utabaho. Niyo mpamvu ugomba kwitoza, niyo mpamvu ugomba kwimenyereza kubaho nubwo kanaka ukunda cyangwa utekereza ko yakabaye guha urukundo ataruguhaye. Reka dufate izindi ngero zitandukanye mu mashuri, twese abagiye bayacamo, abashoboye kugira ayo mahirwe bakajya ku ishuri. Umuntu yumvaga mwarimu ari wateze, yumva wenda b'iki gihe bo biroroshye, abantu barajijutse, wumvaga mwarimu ari ugomba kugushepinga, ugomba kukugira uko ugomba kuba, ari ugomba kuguha ubwo burere. Byari yego nibyo rwose, nibyo ndiyo bwana. Nta bitekerezo na bimwe umwana wo hambere yagiraga ngo avuga ati ariko mama cyangwa papa cyangwa mwari ibi bigenze gutya ntibyagira umumaro. Byatugizeho ingaruka zo guhora twumva ko hari undi muntu ugomba gutanga amabwiriza kugira ngo tubeho, kugira ngo dukore, kugira ngo tubone akazi, kugira ngo uve ku kazi uriho ujye ku kandi, uba wumva hari undi muntu wabivuga. Ni ibintu rero navuga ngo itekerezeho, irebe, wibaze uti ese ubu koko ngewe ndiho kuko kanaka ariho, ese ubu ngomba gukora ibi kuko kanaka yabivuze, ese uyu muntu agomba kuntuka igitutsi ngo nzagira gute sinzagire gute koko bikangiraho imbaraga. Ntago ari byo bikugiraho imbaraga gusa, ahubwo wowe wabyemereye ko bikugiraho imbaraga. Mureke rero twibohore, tugire umutima wubakitse. Kugira umutima ukomeye ni ukuvuga ngo twese dufite umutima mu by'ukuri w'inyama, ariko hari izindi mbaraga zituma umutima wanjye udapfa kunyeganyezwa n'ibintu ibyo ari byo byose. Urugero, umuntu yatekereza byinshi, kubona uyu muntu abonye umuzungu amubonamo nk'umuntu ufite ubushobozi, amubonamo nk'umuntu wamugirira umumaro, akavuga ngo bariya bafite ubwenge buruta ubwacu, akavuga ngo bariya abantu bashobora kutugirira neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kera bajyaga banga umuzungu ni amafaranga, ku buryo n'umwana wo mu cyaro cyangwa hirya ku muhanda umuntu abona uruhu gusa, muzungu w'amafaranga. Ni ukubera iki? Ni uko abana bacu cyangwa natwe ubwacu twabonye bari abantu nk'abantu bafite ubushobozi buruta ubwo dufite. Ntabwo ari uko babufite gusa, ahubwo bagira igihe bakicara bakavuga ngo reka twebwe dutekereze ku byo twifuza kugeraho, kandi mu buryo bumwe cyangwa ubundi akava iwabo atafite n'ibintu bihagije cyangwa binini, akaza agadukuramo ubushobozi kandi akabaho. N'abana babo batoza kumenya gutekereza, agashyira mu bikorwa. Naho abacu rero rimwe na rimwe natwe ubwacu usanga nimba umuntu ari ahantu naho nyine, nimba ari aho ngaho yabonye mugenzi we atuye niho atuye, nimba umuntu ababazwa nuko umuntu bamutonganyije cyangwa bamuvuze cyangwa bamututse akababara akirwa yarakaye yarize, nawe ukigana iyo mibereho. Ariko burya warenzaho
warenzaho, wava aho hantu, warenga izo mbibi washyizeho, kuko ni wowe ushyiriraho imbibi. Nimba umuntu muri kumwe ukabona ataguha go ahead, komeza imbere, ndagushyigikiye, ndagukunda, ndakwifuriza ibyiza, nzagushyigikira muri ibi cyangwa ibi, nawe rero uvuga uti njyewe nimba ntafite ubimpa, reka mbe umwe byibura mu babitanga. Ikindi kandi tuvana amagambo mabi mu kanwa kacu yo kubwira abandi bantu ko nta hantu bagera, ko nta bushobozi bagira, ko ari twe tubagize, ko ari twe dufite ubushobozi bwo kugera ku bintu bo batabufite, ko mwebwe mufite ubwenge cyangwa twe dufite ubwenge bo batabufite. Nimba ntacyo wakunganira mugenzi wawe kugira ngo atere imbere mu myubakire yawe ubwe, byibura cecekaho wo kumusenya cyangwa umusubize inyuma. Rero mu magambo amwe n'amwe dufite mu kanwa kacu, njyewe nanjye ubwanjye ntago nabigeraho, njyewe ntago nashobora gukora ibi, njyewe rwose numva nkunze ibi nabyo simbikunze, kandi rimwe n'imwe wabireba ugasanga ni uburyo bwo kudaha agaciro, kuko ntago wicaye ngo utekereze ngo njyewe ubuzima bwanjye ndabujyana he, kuki abantu bahora bagufiteho ijambo bakagutegeka. Niyo mpamvu rero nakubwiraga ngo ufite guhaguruka ukubaka wowe imbere, hanyuma ugashobora kubaka umutima wawe, ntukomeretswe na buri kantu kose, kudakomeretswa na buri jambo, kudakomeretswa na buri gikorwa, kudakomeretswa na buri bintu byose bigenda bihuha biguhuha. Imbere ni heza, kandi imbere ntabwo hapfa kwizana. Ubu turimo turategura twebwe ubwacu kugira ngo dushobore no kugenda twinjiza ibikorwa bitandukanye bigize ubuzima bwacu bwa buri munsi. Kumenya uko ubanira abandi, ntabwo washobora kubanira mugenzi wawe neza ngo ushobore kubana n'abandi bantu neza nawe ubwawe ugisenyaguritse, ugifite umutima ukomeretswa na buri kintu cyose. Umuntu arebana n'undi akavuga ngo barakurebye, abantu kwa kundi mu Kinyarwanda bavuga ngo nukunegurana, bakunegura ukumva urakomeretse ukabanga burundu. Umuntu yagutuka ukumva igitutsi kiragusenye wese, umuntu yakwima ikintu kimutiye cyangwa se ari cyo wabonaga kugomba, ukumva uwo muntu umuciye mu buzima bwawe. Mu by'ukuri utwo ni utuntu duto cyane ko umuntu ashobora kukwima ikintu kandi mugakomezanya mu rugendo. Umuntu ashobora kuba mukorana mu biro akakuvuga kandi ukamwumva, ukarenzaho ubuzima bugakomeza, wagira amahirwe wenda ukaba wamuganiriza uti inshuti yanjye ibintu ntabwo byagenze neza, nifuzaga ko tubana muri ubu buryo, ariko ntabwo buri kantu, buri gikorwa, buri magambo, buri mibereho yasenya umutima wawe, ukajya ugenda umeze nk'unyeganyezwa, nta nkike n'imwe yawe yubatse. Ubaka umutima wawe. Hari ijambo nkunda Bibiliya ifite, ijambo ry'Imana riravuga ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi bintu byose birindwa, kuko niho iby'ubugingo biri, niho iby'ubugingo biherereye. Iyo bavuze gutyo baba bashaka kumvisha ko niwe wowe ntabwo ari ku kuboko, wowe ntabwo ari ukuguru, wowe ntabwo ari amaso, nubwo nabyo ari ibintu by'ingenzi dukeneye mu mibereho yacu cyangwa se kugira ngo umuntu abe yuzuye, ariko wowe nyawe n'uw'imbere. Niyo mpamvu ibintu bigomba kugusenya. Ntabwo mvuze ngo umuntu agende ashete ubuzima bwe mu bintu bimusenyagura, ariko kandi nimuntu akubitana ukomeza urugendo ufite aho werekeza, ntibikugireho ingaruka nshuti yanjye. Aha rero niyo mpamvu wa muntu wese uzi ko ajya asenywa n'amagambo, ajya asenywa, baramvuze, ndabizi kuvugwa ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko hari umuntu, none se abantu bose mubona tufataho icyitegererezo, abayobozi b'ibihugu, abayobozi b'ibintu runaka barabavuga kandi bitari neza, ariko se wabonye aho bahungabanywa n'ibyo bintu bavugwa, babifatira imyanzuro, ariko intumbero yacu ntikagombe gutakara. Ikindi navuga ni uko tugomba kwiga kubaka twebwe, tukanubaka n'abo tubana, tuzagenda tubyagura, tubitekereza. Ariko inshuti yanjye, komeza umutima, urinde umutima wawe kwinjiramo ibintu byose ubonye. Hari n'ikindi nari nsaje ntaganiriye, murebe namwe abantu bashyira ba maneko iruhande rwabo. Mu by'ukuri nta butunzi urimo kurinda ngo butazibwa, ariko ukajya ubwira abantu ngo mujye munyumvira ibyo bakanaka bamvuga, uzanyumvira ibyo bamvuga, kandi abo bantu nabo bakagushakira amakuru mu by'ukuri y'ibyo koko bakuvuze, rimwe yego nibyo cyangwa se bitari nabyo, none ukarushaho gusenyuka. Ibyiza ni ibihe? Ni uko wakwishakira
inkuru zikubaka, ukavuga ngo njyewe nta jambo rizongera kunsibya mu gutera imbere kwanjye. Gutera imbere mvuga si mu mafaranga gusa, no muri wowe njye nta kintu kizigera kinkingirana mu nzu ngo ndire amarira kubera ko kanaka yamvuze, kuko uriya muntu arakuvuga akakubuza amahoro, akakubuza gukomeza imbere, ariko we agakomeza. Rero isi irimo byinshi biducecekesha. Ubaka umutima wawe kandi irinda umutima wawe kurusha ibindi bintu byose. Umuntu ashobora kuba adafite ukuboko, umuntu ashobora kuba adafite ukuguru, umuntu ashobora kubaho ijisho ryaravuyemo, ariko umuntu ntabwo yabaho adafite umutima. Umutima ni wa wundi wakira, ni wa wundi ushobora kubwira umuntu ndagukunda akayumva. Uzi ko n'umuntu utavuga cyangwa se ufite ubumuga bwo kutavuga avuga ndagukunda, agaragarisha ibimenyetso ndagukunda, kandi abantu bakamukunda kandi bakakira urukundo rwe. Noneho tekereza atakaje umutima. Rero witakaza umutima, wisenyagurika mu mutima. Dukomeze. Ibyo ntabwo ari byo mu rusengero gusa batwigisha, mu nsengero tubamo. Ibyo ni ibintu tugomba kwigishanya, tukiga kubaho, tugakomeza imbere. Hari abantu bajya babwira abandi ntibarababona barakaye, nuko bamaze gufata imyanzuro yo gukomeza imbere mu mpande zose. Ntuture umujinya abakwegereye, ntuture imibabaro abakwegereye. Nimba ari umuntu wahisemo kubibwira, abibone nk'uwo uri mu buzima nk'ubwo wari urimo. Bizagira umumaro mubyeyi, bizagira umumaro inshuti yanjye, umuvandimwe, musore, nkumi, bizagira umumaro wowe unkurikiye, bizatugira umumaro twese. Tuzubaka sosiyete y'abanyembaraga badasubizwa inyuma n'utuntu n'utundi turaho, dusubiza inyuma mu rugendo. Ndagushyigikiye, nkwifurije gukomera. Ndabizi neza ko ukomeye, ndabizi neza ko warenzaho, ndabizi neza ko hari urundi rugendo wakwikorana. Icara witekerezeho, wihora ubuzima bwawe buri mu nakoze. Ibyo byose dukora, niyo mpamvu ubona umuntu agera ahantu akubaka inzu, ukabona mu by'ukuri ageze ahantu iramunaniye ariko yihagurutse adafite fondasiyo ikomeye. Natwe n'ahandi umuntu yarakoze, arakora, abyuka nijoro, arazinduka, ariko ukajya ukabona ageze ku byo twita twebwe iterambere, ageze ahantu ariko ugiye kubona mu gitondo kimwe afashe umugozi ngo kanaka yariyahuye, kanaka yimanitse mu mugozi, kanaka yikubise mu modoka baramugonga, kanaka yanyweye umuti. Ese muzi ngo biriya bintu biterwa n'iki? Biterwa n'uko amarangamutima yacu yagiye asenyuka, umuntu akagera ku rugero tutagifite igaruriro, umuntu tutashobora kumugira inama, umuntu utamubwira ngo inshuti yanjye ibintu byose umubwira kumva noneho uri gukora mu gisebe, kuko ntago yubakika rero mu buryo bwo guhitamo kubakika, kandi akabana n'abantu bamushyigikira mu kubakika. Abagusenya, abakubuza amahoro, abagucecekesha, abakubuza kuba wowe, ukabyirinda, ukubaka amarangamutima akomeye. Icyo gihe iyo uri umugore, iyo uri umukobwa, iyo uri umusore, ntabwo umugabo wazaza mu buzima bwawe ngo akugire igisenzegero ugenda mu muhanda wambaye imyenda idahuye cyangwa inkweto zidahuye. Umuntu azakubona inseko, imbaraga imbaduko, igihe icyo ari cyo cyose wiyubase ukavuga ngo ubuzima bwanjye buri mu maboko yanjye, ubuzima bwanjye buri mu maboko yanjye, ubuzima bwawe buri mu maboko yawe, ubuzima bwacu buri mu maboko yacu. Mu by'ukuri mureke tugerageze, mureke twubake twebwe b'imbere, mureke twumva amagambo yungikanya agenda yubaka inkike, dukomeza, hanyuma tugenda twiga n'ibindi, ariko tubanze twubaka imitima yacu. Ndagira ngo rero nkomeze nguhe ikaze, kandi ikiganiro ugisharinge n'abandi cyangwa se gisangize n'abandi, hanyuma ubwire n'abandi bantu bose batange komenti, turushaho kumenya ibyatugirira umumaro n'ibyatwubaka kurushaho. Murakoze cyane. Ciao.